turi mwenyine ubwo no guhonda akaya washizemo umukira w'indaya arimo akakana karagura habona nakira. Iyi santere izwi nko ku isi ya cyenda ihuriweho n'imidugudu 3 yo mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni santere yegereye gare ya Nyabugogo, isoko ryo ku Nkundamahoro ndetse n'irya Kimisagara. Abanyamakuru ba Radio TV10 bahatembereye mu masaha ya saa 5 za mu gitondo, basanga bamwe mu bakobwa bicuruza baraye mu kazi ndetse bamwe muri bo banakaramukiye. Naho kiramombera atanze mami ego ndashaka ko tujyana muri business se nka batatu abagabo nka batatu urayaba amaye nka data ndabipevera fataho pese akangahe nibura mu cyumweru na gatanu ariko uzi ko bikora kurusha umugabo. turi mwenyine ubwo no guhonda akaya washizemo w'indaya umukira w'indaya arimo akakana karagura habona nakira. Abahatuye n'abahakorera bavuga ko ibiteye isoni bihakorerwa bitizwa umurindi n'ubusinzi bukabije, bisa neza n'ibivugwa muri Bibiliya byabaye Sodomu na Gomora, ndetse bikanaza ku isonga mu guteza umutekano muke n'urugomo muri iyi santere. Ahubwo ikibazo yo mwagize nk'ahangaha ko hano ni mu bica aba bose ureba hano ubujura bakakwiba bakagukubita uzira ubusa. Niyo mpamvu rero ngiye cyo nasaba nk'ubuyobozi budukuriye kuzabegera bukabaganiriza bukabashyira muri sosiyete nyarwanda. niyo wabohejwe nande ntabwo ngo ari umuntu military nta kintu navugana niyo ufite ubwo n'ubwamara ni mugabo yevuze umugabo akamubwira. Nibidahakanwa na gato na bamwe mu bahakorera uburaya ndetse n'abakiriya babo ari nabo bashyirwa mu majwi mu guteza umutekano muke, gusa bo bakavuga ko byose babiterwa no gushaka ubuzima. ubwo batarwanya ujye umenya ko nta mafaranga hari ubukene bwateye. Ni bande barwana se? Abahazi no kurwana n'urugomo, ibyo bintu nibyo birangana ku isi ya cyenda. Abarara marine indaya gasinza nibwo zirwana zose batagira abantu baba bose bari hano. pasi yanga nta nagutera reka hano no mu bicaye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire avuga ko iki kibazo cy'umutekano muke wo muri iyi santere izwi nko ku isi ya cyenda bakizi, ndetse ko ku bufatanye n'izindi nzego bagihagurukiye bikaba birimo no gutanga umusaruro. Aranahumuriza kandi abatuye muri iyi santere ko umutekano wabo uzakomeza kurindwa. Twagiye rero tubona kesi zagiye zihaba ibyaha byavuga by'ubusinzi uburaya, tubashyira imbaraga kugeza ubu rero abaturage bahatuye bahumure nta kibazo gihari, umutekano urahari, bakora amapaso bagiye n'izindi nzego abarondo y'umwuga arakora wese bumuha. Tukaba rero twabwira n'abaturage bahatuye bahumure nta kibazo gihari. Ubu yaba polisi yaba inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze turakorana neza kandi ikibazo ubona ko kiri gukemuka neza. Polisi ivuga ko mu rwego rwo guca urugomo no kurandura burundu ikibazo cy'umutekano muke muri iyi santere hashyizweho gahunda yo gukora umukwabo ndetse no gukorana n'inzego zitandukanye nk'inzego z'ibanze, irondo, ba nyir'inzu zikodeshwa ndetse n'abafite utubari. Ni mu rwego rwo kurushaho kubungabunga umutekano w'abaturage kandi ko byatangiye gutanga umusaruro. Olive Yambabariye, Radio TV10 mu mujyi wa Kigali.